bakunzi ba Oxygen TV twongeye kubasuhuza abari muri Amerika, Buraya, ndetse no muri Afrika. Mwese turabasuhuza. Birashoboka ko waba utameze neza ariko gira icyizere ejo ushobora kumera neza. Uyu munsi rero twashatse kugira ngo tubazanire undi mutumirwa tuganirize. Ni umuntu w'umustar uzwi cyane, ndagira ngo utangire twibwira ubundi amazina yawe nyakuri nayo. Murakoze cyane. Abantu benshi banzi ku izina rya Fisi. Hanyuma amazina yanjye bwite mu ndangamuntu ni Mudahigwa Emmanuel. Emmanuel rero ntabwo turi butinde, ahubwo ndashaka kugira ngo tuganire ubundi Fisi cyangwa se Emmanuel, watangiye uyu mwuga wa sinema ryari? Natangiye umwuga wa sinema mu mwaka w'2000. Ubwo nakinanaga n'umugore yitwaga Claire Muganga. Filimi yitwaga ngo Fata umwana wese nk'uwawe. Hanyuma nyuma yaho nibwo naje kujya ku kiliziya kuko icyo gihe nari umunyagatulika. Hanyuma nza guhura na Kanyombya. Yaduhuye. Kanyombya nasanze abantu bamushungereye ari muri taxi, ndagira ndayifungura kuko namubonaga ndi umwana nifuza kuzamubona ko akina filimi yitwa Amasogisi yitwa Sandari. Hanyuma mfungura taxi ndamuvugisha, abandi bose bari bamutinye, mwaka nimero, muhana nimero zanjye, ndamubwira ati ndifuza kuzakina filimi nanjye. Hanyuma Kanyombya nkajya muhamagara igitondo ikigoroba, Kanyombya umeze ute, waramutse ute, wiriwe ute, ese umeze ute? Buriya ikintu cyose uharanira kugeraho bisaba kugeraho nyine wakoresheje imbaraga tu kugira ngo cya kintu kigereho. Ubwo muri make rero Kanyombya twaje gukorana filimi ya mbere yitwaga ngo Nta Munoza, tujya kwiba amandazi njye na Kanyombya muri botike, abantu barayibuka. Nashyira amandazi muri poche bombe n'amacapati n'isambusa. Hanyuma inyuma yaho hari indi filimi nanone twese dukorana njye na Kanyombya sinibuka izina ryayo. Kanyombya bafite abana benshi cyane n'abagore benshi, nanjye mba ndi umwana w'umugore Kanyombya bakunda cyane. Kangahe buriya? 2008. Hanyuma oya ni 2008. Hanyuma Kanyombya dukomeza dukorana filimi yitwa Inzira Ndende, dukorana filimi yitwa Kigali si Kigoma, aho ngiye na Nzovu twajyaga, ngewe nari boss wa Banzovu, Kanyombya Nyagahene nanjye akaba boss wanjye, Nyagahene nawe akaba boss wa Kanyombya. Kanyombya niwe buri hejuru ubundi, hagakurikiraho Nyagahene, hagakurikiraho nanjye nkahita nyobora abandi bose. Tuba turi amakundi nyine y'abajura biba abantu bavuye mu ntara. Kigali si Kigoma ni filimi nziza cyane yarebwe n'abantu benshi cyane. Haba harimo uriya mugabo nyine witwa Bwana, yakinnye yitwamo Bwanakeye, ubu ni yitwa Gasasira cyangwa Rukanihene baramuzi. Hanyuma rero nakomeje gukora urugendo rw'amafilimi, nkina amafilimi menshi, na za filimi zitwa za Ndi Umukristo. Hari na filimi yitwaga ngo Twese Ndi Umukristo ya Pauline. Hari indi filimi nakinanye na Nzovu, tujya guhiga urukwavu mu ishyamba, yitwaga nimba ari Twese Turi Bene Kanyarwanda. Yitwaga Twese Turi Bene Kanyarwanda. Ndumva urugendo rwawe ari rurerure. Mu by'ukuri urumva ni ibintu birebire cyane, ariko ndashimira Imana ubu ngubu aho ngeze. Mu by'ukuri ibyo byose byaratambutse. Hari n'igihe nigeze kuserera na Kanyombya, by the way, turi gupfa. Urumva Kanyombya niwe wari waranzanye mu mwuga wa sinema. Ariko Kanyombya tumaze gukora nyine filime ebyiri, filimi za gatatu izindi zose nagiye nyina zabaga nyina ari iz'abandi bapaturo. Kanyombya rero agatungurwa no kumbona nanjye naje aho ngaho, kandi yarazi ko nta muntu unzi, kandi rero nkaza nje gukorera amafaranga menshi. Kanyombya rero nibwo twigeze guserera nkubita urushyi. Yagira amahane, yankubise urushyi ndababara cyane kuko naravuze ahita yongeramo urundi rwa kabiri. Nanjye sinzi ahantu navanye icupa rya mitsingi. Urari mukubita? Ndi mubandika mu mutwe kuko yarambabaje.
ko numva byari bigeze Kanyombya ko yabaye umusirikare agukubita urushuka nyango ni inkubi gukubise rero yarandakaje ni n'ubwa mbere mbitangaje yarandakaje nani mitafata ivide rya mitsingi mpita ndimukubita mu mutwe icyo gihe abantu bari baraho bo barebye uburyo Kanyombya yanyenjejeho bumva n'icyo dupfa basanga Kanyombya niwe uri mu makosa mu by'ukuri ariko mwariyunze cyangwa se twariyunze ndashimira Imana ko ibyo byose nabiretse nkaba ubu ngubu nanjye narafunguye YouTube channel yanjye tutaragera kuri YouTube channel yawe ariko turi buze kwigarukaho ko biraza kugufasha reka ese Fils iyo ugereranyije abakinnyi b'iki gihe bari kuza muri industry bashya n'abakera ubona batandukaniye ntaho mbona bitandukaniye gusa icyo bitandukaniyeho ni kimwe twebwe kugira ngo tugere ku izina ryacu byaratuvunaga cyane mu gihe ubu ngubu abantu bose kubera ko basigaye bakora filimi buri muntu asigaye aza mu bintu bya sinema ugasanga yisanzemo hanyuma kubera ko Imana ariyo itanga ubusitari yagira amahirwe akaba yabaye umusitari urumva bitandukanye nanjye wavaga Kacyiru nkajya Igikondo n'amaguru nagera Igikondo nkabwirirwa kuko nirirwaga inyuma ya Nyagahene na Kanyombya kandi bomba ari abasinzi urumva kandi n'abantu bakuru bakirwa binywera byeri bakumva ko umwana nta n'ikintu na kimwe agomba kurya cyangwa ngo anywe narangiza tena nkaza kuza kongera kutaha n'amaguru nkagera Kacyiru n'amaguru urumva mu by'ukuri twe byaratuvunnye kuruta uko abangaba bo bahita babyisangamo bumva casting ahantu bagahita bagendayo bakabafata bagahita bakina bagira amahirwe bagahita baba abasitari bumva biratandukanye pe hanyuma se Fils kugeza ubu ngubu uno mwuga wa sinema ubona koko watunga umuntu akabaho utunga umuntu akabaho biterwa n'uburyo wabigiyemo n'urukundo wabihaye n'imbaraga wabijyanyemo watunga umuntu akabaho kubera ko nkatwe nimba umuntu aguhamagaye araguha amafaranga umukinire kandi n'abantu bataraba abasitari ngewe ndabizi neza yuko babishyura yego ntago bamwishyura nk'uko nge banyishyura ariko rwose bitunga abantu hari ushobora kukubona ukabona ubimazemo imyaka myinshi kugeza ubu ngubu Fils ubara ko umaze imyaka ingahe muri sinema mbariye ko maze muri sinema imyaka 21 n'ibiri 21 nuwuhe mukinnyi wa filime ukina ukavuga ati kabisa uyu nguyu akina neza aranyemeza mu bantu bo hanze nkunda umukomediye nuko ntibuka izina rye ni umukomediye w'umwirabura mugufiye cyane ndamukunda cyane w'umunyamerika sinibuka izina rye ariko akunda gukina na cya kigabo kimeze nk'ikijeya uwo nguwo rwose uriya mutipe ndamukunda cyane mu Rwanda se mu Rwanda nta wundi muntu Kanyombya bakitinga bakina komedi dufite bagasasira abo twavugaga dufite banzovu dufite n'abandi bari kuza nka ba Pastor Manase dufite ba Nyakso ba Regis muri abo ngabo nta n'umuntu n'umubona akina neza ubwo mbere na mbere abantu nkunda ngiye kukubwira abantu nkunda cyane ku mutima mbona nyine kuko ngewe ngiye kuvuga ngo ngo ngiye kukubwira umuntu nkunda ni uko aba azi gukina icya mbere na mbere nkunda Nyakso nkakunda Pastor Manase nkakunda Seburikoko hanyuma undi ni Ndera mu bakitinga ibintu bya comedy no hari undi rero ngiye kukubwira utakitinga comedy Ngenzi arakitinga ukabona yakitinga neza bakunzi ba Oxygen TV nk'uko mubibona turimo turaganira na Fils Emmanuel ngira ni Emmanuel basigaye bamwita Fils Nyamunini bakongeraho ubu kugeza ubu ngubu afite YouTube channel nawe YouTube channel yawe yitwa gute bagukurikira cyubwira abakunzi ba Oxygen TV urakoze cyane abakunzi ba Oxygen TV mujye kuri YouTube channel yanjye yitwa Fils Nyamunini TV mubashe gukora subscribe
ukore no kunzogera kugira ngo ujye ubona notification. Mbakinira utuntu twiza cyane tubashimisha ku buryo nyine mwibagirwa ibyo mwahuyemo n'umunsi wenda runaka. Bisi ubyakiriye ute kuba nawe mu minsi iri imbere ugiye gutangira kugaragara muri komedi zigiye kujya zica kuri Oxygen TV? Ubyakiriye gute? Ya ndishimye kandi ndabishaka, ndabyifuza ko biba, kubera ko burya tuba dufite abafana hirya no hino ku isi, muri Amerika cyane cyane abantu baho bakunda kuduhamagara, abari hirya no hino ku isi. Mu by'ukuri rero urumva ninza naho ngaho bizaba ari ibintu by'akarusho, bizaba ari byiza, bizaba ari ukwagura abafana. Kandi abafana mubaha agaciro, turabizi. Abafana tubaha agaciro kuko nibo dukorera, nibo batuma dukora, tutabafite nta kindi twakora. Niyo mpamvu nimba uri umusitari, inama nakugira n'imwe: hagaciro umufana wawe kandi wubaha umufana wawe. Nimba akubwiye ngo musuhuze, wimwirya ngo nuko uri umusitari, kubera ko iyi si turimo ni intizanyo. Iyi si turimo turitambukira kuko aha turi n'abandi barahahoze. Ubwo rero tuzagenda tujye ahandi nyine tuzaba, ku Imana niduhamagara. Yes, bakunzi ba Oxygen TV, reka dusoze n'ikiganiro kigufi tugirana n'abakinnyi cyangwa se abakomediye bari hafi kugaragara kuri Oxygen TV. Hanyuma Fisi, noneho dusoza tubwire niki uteganya noneho, cyangwa urifuza kugera he muri komedi? Urifuza gukina mu buryo bugeze he kugira ngo ukomeze uzamure impano yawe? Urakoze cyane. Ndifuza kuba nyine munini kuri channel yanjye. Channel yanjye nyine ikaba nini, ikazamuka 100,000, 200,000, miliyoni. Ubu ngubu ufite subscribe 2,240. Ubwo rero ndifuza ko yaguka igakura kugira ngo njye mfasha n'abandi, kuko njyewe mfasha n'abandi bashaka kuzamuka kugira ngo bakine bazamuka. Ubwo rero mu by'ukuri muri uyu mwaka ndimo ndabategurira udufilimi twiza, bakomeze bo bajye kuri iyo channel yanjye Fisi Nyamunini TV, bakomeze barebe rwose. Mbahishiye ibintu byinshi. Zikunda guca kuri channel yawe ni komedi zicaho, ni hacaho ibiganiro, hacaho ibintu bimeze gute? Urakoze kumbaza. Hacaho ibintu byose. Hacaho indirimbo, filimi, komedi, ibiganiro, buri kintu cyose mbonye ngishyiraho. Bicaho. Okay, Fisi wakoze kuza, turagushimiye kandi nizere ko tukwakiriye neza kuri Oxygen. Kandi mu by'ukuri bakunzi ba Oxygen ni mu mwakire kandi mujye kuri channel ye muteze imbere, dore ko akunda gukora cyane, harimo umukozi nanjye ndamuzi, niyo mpamvu nifuje ko nakorana nawe. Reka tubasezere, bye bye. Imana ibahe umugisha.